buvuga neza agahindura ibintu ku mugaragaro yanabihindura abantu bakamenya ko ariwe wabikoze. Byagenze ko usomye ijambo riravuga ngo wowe yimikishije amavuta. Ntawe ushobora kumenya inzira kizacamo, nta n'amaboko yakirwanya. Niba hari imbaraga ziguhagurukiye ukaba uzi Imana icyo yakuvuzeho, ugume ku cyo yavuze, we guha agaciro ibiri kuvugwa, kuko icyo Imana yavuze nta musekirite ujya ukirinda, cyo ubwacyo kiririnda. Twihereze icyubahiro mu izina rya Yesu. Abantu bagiriwe ubuntu bwo kugendana Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo munyemerere muzifate hanyuma dusome ijambo ry'Imana, dukuremo icyifuzo, turisengeremo, kuko igihe gikomeye dufite ni iki ngiki kigikurikira, ntabwo tuzi ibyacyo, kandi amahirwe dufite tuyafite aka kanya nonaha, ibikurikira si ibyacu. Nagira ngo dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana turiganireho. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze tugenda twahagarara nko ku wa 4. Haratubwiye ngo ibi ni byo Uwiteka abwira kuri uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuboneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe. Bisobanuye ko Imana guhisha izi icyaha cyo no kubikira bizi. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isirayeli. Abemera Imana kimwe nanjye tuvuge ngo amen. Hari ijambo dushobora kwigira hirya gato mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya nanone, igice cyaho cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Haratubwiye ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka gushyiraho umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Abantu duteye nabi Imana, ni nayo mpamvu twicanga cyangwa se tukagira amahirwe y'uko ujya utugoboka ukabicambura. Turangwa n'ubusabo butagira uko bungana, kuko icyo dusaba ntabwo kiva i Dubai cyangwa mu Bushinwa. Udusaba ibishoro biri mu byo waduhaye, kuko tubwiye ngo tuguhe icyubahiro, ntabwo tubizanisha ibindi ni amaboko, kandi ayo maboko si ayacu, si bene wacu bayadushyizeho, ahubwo ni wowe wayashyizeho. N'amashyi iyo tuvuze ngo tuyakome hari ababyihorera, ukabona nyine ntibabyumva, kandi ugasanga turi kukwima ibyawe, byaratuyobeye. Ariko ahantu ubera Imana ni uko ukora utitaye ku miterere yacu mibi. Iyo ugiye guhindura ibintu ntabwo wita ku bunyanda n'ubunebwe dufite. Ibintu bitubamo ntabwo ujya ubiha agaciro, uha agaciro icyaguteye kuzana umuntu ku isi. Ntabwo turiho kuko Satani yakijijwe, ahubwo wamukinze aho wabitse urufunguzo rw'umugisha w'ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu ubwira tukabona burakeye, imitego y'umwanzi ikaba myinshi, ariko ugakomeza ukaturwanira, ukatwimuka, tuzigama, ukatugaburiraho ibiryo badashaka ko tubirya tukabibona, ukatwambikiraho bitakundaga tukambara tukabaho. Satani agacura ubundi buryo, agasanga wazanye burindwi muri bumwe yarafumbuye. Satani akumva icyo tuzaba cyugamuhisha inzira uzaca mu bikora. Uri Imana iteye ubwoba, iyo utunguranye uratungurana. Ntabwo ukora uko abantu bakwemeye, oya. Iyo ushatse uriyemera ukanatwemeza, abatakwemera bakizana ku ngufu. Niyo mpamvu njye n'abari hano tubanje kugukomera amashyi kuri Imana niyo mbaraga. Ntabwo bikenera abagusemurira. Twebwe hano hari kugendana n'abantu bashaka kukwiyemeraho bakavuga igifure utacyumva kuko babonye kutacyumva. Ariko wowe ntawe ushobora kukwemeza, kuko indimi zose ziva iwawe. Abatekinisiye bakora amashanyarazi ntabwo babambye amatara nk'ayo washyizeho. Niba ufite ubuhanga bwo kuzimya cyangwa ugacana, wihariye mu mikorere yawe uteye ubwoba. Hari ibintu twabonye, umuntu arifata agahita azana akatubwira ngo wamuzamuye, kandi ukamuzamura imbere y'abatashakaga akazamuka, ukamuha agaciro imbere y'abatakamuhaga, ukamuhera ijambo imbere y'abatarimuhaga, ugasubukura imbere y'abamuhaga. Harire pota serire mo
tubivanemo kuraba ufite imana bika iwabo cyangwa se afite fasi waba nyihorere. Kabiri, wumva ndi kuvuga ururimi rudahuye n'urw'iyo yemera ivuga aceceke. Gatatu, ntabwo ari itegeko kunyikiriza kuko abantu ntibaramuka kimwe, ntibanapfira rimwe, ntibavukira rimwe. Kane, ntabwo twese duhuje igisekuru, ariko abahuje igisekuru cy'amaraso ya Yesu bari muri iri teraniro mwumva twavuga Imana tuvuge ngo amen. Niyo mpamvu abasomye Bibiliya bavuga bazi Imana yabo bazakomera. Niyo bamara gukomera bakora iby'ubutwa. Abari hano muyemere twongere haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitwa Mbonyimfura Jean Damascene, ndi umugabo ndubatse nsengera hano na hariya. Ushaka amakuru yuzuye arasanga ku mugereka na yote. Haleluya, amen. Yasipi, haleluya, amen. Yes, haleluya, amen. Mana ufite abakwemera nabibona. Abayemera nibo banyikiriza. Ubundi ntabwo ari agahato. Nagiye muri gare nsanga haba imizuzanyo zitandukanye. Ntabwo murokora asuhuza amayibobo ngo Yesu ashimwe. Hakurya kubona ukabona uravuze ati big up, ngaho yehora n'ati Yesu ashimwe. Ubwo rero unyikirize mu mvugo y'iyo wemera tugenda. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ko ntabwo uri impanuka. Ntabwo uri impanuka. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ntabwo uri impanuka. Ntabwo uri ikivejuru. Ntabwo witoye ngo wizane ku isi. Ntabwo wigize uko uri uko. Nta n'ubwo uzigira uzaba. Ntabwo uri impanuka. Ubayeho kubera umugambi w'Imana. Kandi itangazo. Satani yayobewe ikintu kimwe. Yayobewe igihe bizabera, ayoberwa n'inzira bizacamo, ariko arabizi ko uzabukomera. Itangazo. Icyuma cyose kiba mu ruganda gisohoka icyo bita kataloge. Ni urwandiko rubamo imbere mu gakarito, ruza rwanditseho ngo iki cyuma ntabwo bagicaginga umwanya munini cyangwa ngo bagishyire ahantu hakonje. Ni urwandiko rusobanura imikorere n'imikoreshereze y'icyo cyuma. Rero impamvu tutapfa kandi urupfu ruhari ni uko kataloge ya buri muntu Imana ari yifite, aho bizabera n'uko bizagenda. Haleluya! Ariko munyikirize nimubyiharira munaceceka. Okay. Urwandiko rwawe rusobanura uwo uriwe, uzaba we naho bizaca. Rwanditswe n'iyakuremye, kandi Imana ntabwo ikwiga aho wageze ku isi, Imana ikwiga aho mbere y'uko uza. Niyo mpamvu abantu bose batungurwa n'ukuntu bigenda. Kubera iki? Iyo bivuze ntibaba babyumva, muhurira mu nzira uri kujya aho Imana ishaka. Satani agashaka kukurwagiriza mu nzira muhuriyemo, akayoberwa inzira bizacamo bisohora. Turashimira Imana ko tutari impanuka, ntabwo turi impanuka. Oya yakomereza nta kibazo. Reka nanone kubakumiza kuganira. Ndashaka gufata icyemezo cyo kuvuga Imana kuko ndatangaza ko iyo wibeshye ukavuga umuntu azakubwira ngo usubire mu byo wavuze. Gatatu, ibyo twavuze byose nta mumaro byatugiriye kuko twagiye tubivugana n'abatuneka n'abadutata ndetse n'abashaka kudukina ku mubyimba. Ariko nabonye umugabo uvuga neza agahindura ibintu ku mugaragaro, yanabihindura abantu bakamenya ko ariwe wabikoze. Byagenze ko usomye ijambo riravuga ngo uwo yimikishije amavuta akamufata ukuboko kw'iburyo, aramubwira ngo nakaringaniye nzaharinganiza ngo n'inzugi z'ibyuma. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko bakinga, Imana izi ubwoko bw'urugi bazakingisha. Itangazo, mbere y'uko bakinga Imana izi urugi bazakingisha. Urangurikiye? Byagenze gute? None hari uwitwa Yeremiya we yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko wawe. Muri impanuka, muri kivejuru. Byagenze gute? Twagiye. Noneho niba unyikiriza ibyo unyikiriza tugendane. N'ubu buri mugoroba twavuga Imana, abumva twayivuga neza. Imana hari igihe kimwe umwami witwa Astegisi wari ku ngoma y'Abaperesi ararota aya mateka niyo yashaka kuzayasanga abanditsi benshi bayavuzeho, hanyuma mu
nkubwire ukuntu bimeze nawe uzasanga Kuro bamuvugaho turebe Kuro ninde yaje ate wowe urinde waje ute Satani yaje kukurwanya ntabwo arwanya wowe wa none ahubwo arwanya uw'Imana yapanze kuzabaho niyo mpamvu ibiturwanya biza bifite imbaraga zitandukanye n'icyiciro duhagazemo nonaha ukibwira ko Satani akurwanyije none ariko ntabwo ari wowe wa perezida ashaka ahubwo arashaka kwita uw'Imana ishaka kuzabaho ariko turashimira Imana ko tutari impanuka twaje Imana yatwiza tuyikomera amashyi mu izina ryayo hanyuma uyu witwa Stegisi ngo yararyamye ararota ngo arota igihugu cyose gitwarwa n'amazi ibintu byose bitwarwa n'amazi hanyuma ngo arabyuka yegera abahanga n'abanyabwenge ngo arababwira ati narose ngo baramubwira bati warose iki ngo arababwira ati narose izi nzozi mbona ibintu byose bigukunga n'amazi biragenda ngo bamusobanurira mu ncamake baramubwira ngo umva ntiwigore birasobanuye ngo umwe mu bana bazagukomokaho azagutera kudeta gusimbure ku ngoma uciriwe ngo ahita avuga ngo uko nabimenye ntabwo bishoboka ndabatangariza ngo ikintu cyose kije kirimo umugambi w'Imana ntawe ushobora kumenya inzira kizacamo nta n'amaboko yakirwanya nimba hari imbaraga ziguhagurukiye ukabuza Imana icyo yakuvuzeho ugume ku cyo yavuze we guha agaciro ibiri kuvugwa kuko icyo Imana yavuze nta musekirite ujya ukirinda cyo ubwacyo kiririnda twihereze icyubahiro mu izina rya Yesu Astegisi ngo ahita avuga ngo icyo kiroroshye nta muntu uzantera kudeta ubwenge mfite n'amaboko bihari birahagije ngo ahita yegera abantu mbatangarize ukuri Imana izanye kuri muzanye kubera iki kubera ubwoko bwayo ishaka kuboza ntabwo ushaka ko twinjira mu mateoloji cyane reka twivugire iri hafi noneho ngo Astegisi gahita avuga se nzategwa kudeta nande ninde uzaba waneye kudeta anagenzuye asanga yatinze kubyara nta mwana w'umuhungu afite ngo ariko asanga afite umwana w'umukobwa witwa Manda ngahita avuga ngo birasobanuye ngo umuko uzaza gushaka n'umukobwa we nawe bazantera kudeta none pasiwadi umusore wese ugomba gutereta uno mukobwa agomba gupfa umusore wese uteretse uyu mukobwa Manda akamwica umusore wese uteretse uno mukobwa akamwica ariko yirengagiza ko pasiwadi y'Imana ku buzima bw'icyo Imana ishaka urufunguzo rubitswe mu biganza by'Imana hanyuma ngo arabica ariko ageze hagati abakingurikiye tuvuge ngo amen bageze hagati abona umukobwa bageze mu myaka 24 hafi aho bahita avuga ngo hoya reka niga ubundi bwenge ariko umugambi Satani afite abyita uko ntiyamenya ko Imana ibirimo ngiye kubasaba kandi nkora umuntu mu kiganza umubwire ngo Imana ibirimo shira impumu ibirimo abantu nubwo bareka imisanda yawe Imana ibyibereyemo amanota n'inkunga byabo nubwo babireka nayote Imana ibyibereyemo yasi Imana ibyibereyemo bavandimwe tuvuge ngo amen hanyuma bahita bavuga ngo reka mbere ngo afata wa mukobwa we Mandari ngo amujyana mu bwoko bw'Abamede ngo bwari buciriritse cyane bw'amahano buhakennye ndetse ibitabo bivuga ngo barwanaga n'amafuti bahita avuga ngo umukobwa wanjye nkingiye hano ndizera neza ko atazabyara umwana ngo antere kudeta kuri iyi ngoma ntabwo bishoboka kumbi ntabwo turi impanuka ahubwo twaje muri action plan y'Imana yabivuze mbere y'uko tuza ngo amushingira ngo amugeze igihe kigeze imyaka ishize Mandara baratwise Mandara barabyara ngo Astegisi ngabimenye ngo ahita avuga ngo urazi umukobwa wanjye aro ndagukeneye ndamukunda ntiyazagira unteranya nawe ngwino nguhembe wabyaye nabimenye Mandari yabyaye nde Mandari yabyaye Kuro uw'Imana yavuzeho mbere y'imyaka 150 ariko umugambi Satani afite uracyakomeje reka mbabwire ntabwo byarangiriye hahandi Imana yabikemuriye ahubwo Satani aracyakomeje ariko turashimira Imana ko ikiri mu ruhande rwacu iracyaturwanira intambara tuvuge ngo amen hanyuma ngo aramuhamagara mumurikire ntabwo nshaka gutinda dushaka ko dusenga vuba ngo aramuhamagara abwira uwitwa General Orpogusi ngo aramubwira ngo General inzozi narose ni mu bantu bazumvishije bambwiye ko nzaterwa kudeta n'umwana uzakomoka mu muryango wanjye none umukobwa wanjye Mandari yabyaye umwana witwa Kuro ndashaka kuganira nawe General Orpogusi ngaramubwira ati ndimo ndabyumva fana ngaramubwira ati rero ndashaka dukemura iki kibazo ntarahirikwa ku ngoma umushahara wawe ndawongera niko ntekereza ndamubwira ngaramwegera navuga ati umukobwa wanjye Mandari nazana kariya kana ubwo turaba twicaye duhererekanya umwana tumusimbiza mu biganza wowe wicara inyuma uyu mwana nagera mu biganza byawe ndashaka ko umusohora ukamukubita umunigo ukamwica hanyuma imigambi ikabiburijwemo ariko ndashimira Imana inama tutarimo
Imana ibizirimo. Inama tutajyamo ijuru riba rizirimo. Tugamane inama utajyamo Imana ibizirimo. Izikorerwa mu rwiherero Imana ibizirimo. Hanyuma Mandari ngara bagezweho barakatiye iwacu turabakire harakumenye habaye heza kumisimuwe bakajya bareba kuri ukuntu ari kwiriza gira ngo tugose ati wowe numva n'urutoki rumwe uri bukoreshe kwaje ku byo katanasanga kumbu w'Imana yavuze ntajya apfa mbere yo gupfa ntabwo ajya apfa mbere yo gupfa ariko mumfashe tuganire neza tuge amen hanyuma ngo baricara bafata Mandari bamwicaza mu mwanya wa VIP atari buhaguruka baramubwira ati duhereza uwo mwana mwiza wabyaye hanyuma tuguferisi umwana baramuhererekanya hari igihe iminsi guhererekanya hari igihe ugera mu maboko agusingiza guhereza andi baramuhererekanya ngo ageze mu maboko y'uwitwa General Rupogusi ngo General Rupogusi yibuka system nuko ntarimana ariko ategeza aho yarari ashobora kuba yaramwiciye ijisho kamubwira ati harabwenge naramukatinze nakuniga Rupogusi aramubwira ati amashuri twize ntabwo ari ayo kuzana imite ngo agisohora kuro umugore wa Rupogusi ngo ahita aza yihuta bakubitanira mu nzira madamu wa Rupogusi aramubwira ati sheri uyu mwana ko ari mwiza umujyanye ngo Rupogusi aravuga ati abagore mujya muzanira ibintu by'imiteto muzanaho imikino bambwiye ko uyu mwana agomba kumwica umugore wa Rupogusi aramubwira ngo oya uyu mwana ukuntu asa ntabwo ari uwo kugwa mu maboko yacu umuvumo Imana yatuvuma tutarabyara wazatuma nta mwana tubona ndashimira Imana ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi narabibabwiye Imana iri mu kazi mu buryo bumwe bahari badahari iri mu kazi bakemera batakemera iri mu kazi batumva batatumva iri mu kazi babishaka batabishaka iri mu kazi badushyigikiye batadushyigikiye iri mu kazi abatumva haleluya umugore wa Rupogusi aramubwira ngo mumugire inama aho kugira ngo uyu mwana urabizi ko dufite umushumba witwa Metiridateri nyemerera duhamagara umushumba uyu mwana aho kugira ngo agwe mu maboko yacu agwa mu maboko y'igishumba n'ubundi ntabwo cyagakwiriye kuzatera imbere umva mubwire amaboko ya mbere Satani yashatse kukwiciramo Imana yayaburijemo bagushyira mu ya kabiri Imana iyaburizamo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uko yari ari kera n'uyu munsi kandi niko azahora Pawulo abigezemo aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi iracyaturokora ngo bahamagara Metiridateri oyahumekaho gake bivuge ngo amen noneho ngo bahamagara umushumba barabwira ati Metiridateri urabizi ko wari usanzwe uba mu bisogororo n'imwe ushaka turashaka kuwongera ko akira kano kana bakamujugunyira ntekereza nta gahunda y'umuntu ngo bakamuhereje uyu nguyu Metiridateri yari afite umugore ngo umugore uri kuna wenda kubyara mumurikire gatoya mumurikire hanyuma ngo umugore wawe Rupogusi aravuga ati murebe nibura aya maraso ntakubarweho ariko yakurokoye mu biganza bya mbere byagombaga kukwica niyo igiye no kukurokora mu bya kabiri yakoze ibya mbere ni nayo igiye gukora n'ibindi kuri uyu mugoroba ndagira ngo utekereze ngo ntabwo nikive hejuru ntabwo ndi impanuka ntabwo nizanye naje mu mushinga w'Imana komera Imana amashyi izina rya Yesu hanyuma turi ku ijambo rivuga ngo yakumenye itaranakure ntabwo uri ikive hejuru uri umushinga w'Imana hanyuma rero Metiridateri ngo baramujyana ngo akimugeza mu rugo asanga umugore barimo ararira Metiridateri aravuga ati sheri kuri umugore aravuga ati nabyaye umwana wapfuye Metiridateri aravuga ati nta kibazo uyu mwana nzanye ni muzima kandi bampaye gahunda yo kumwica ngo umugore ubanza yarahise asimbuka ngaravuga ati nta kibazo yavuze ko izatanga ibitambo ariko abazima bagasigara none fata imyambaro y'uwacu wapfuye tumwambike iya kuro tumwambike iy'umwana wacu nuvuga ngo uyu mwana wapfuye reka tumwambike imyambaro ya kuro
dutanga itangazo ko Kuro yapfuye bajya gushingura maze nubwo batangaje ko Kuro yapfuye ariko Kuro aracyari muzima. Ngo bafata imyambaro ya Kuro bayambika umwana w'umushumba Mitidateri ngo bahita babikora ngo Kuro yapfuye. Orupogisi bamuzamurira umushahara. Itangazo Kuro yiswe nde ntabwo ndarimenya. Bamuhinduriye izina bahita bamujyana kwa Mitidateri. Ijya yemera kuhindurirwa ubuzima amazina bakayakwita igacece ugatukwa n'uwo akaguhesheje agaciro igacece. Ariko impamvu yemeye ko bagutuka ni nayo mpamvu izabitera kubihindura. Abavuze ngo dore uko kireba bagomba guhindura imvugo bakavuga ngo ni Imana yakoranye na we. Bari hano muraha vuga ngo amen amen. Hanyuma ngo baba barashinga singe wahera baravuga ngo Kuro yapfuye. Tangaza ntawe uzapfa mbere yo gupfa mu gihe waje Imana yarakuvuze. Ariko waba bari kwambira umuntu muri kumwe ngo bijya tworoherana Imana ibyibereyemo. Nubwo umuntu yamukanga ko atazafungura icyo Imana yavuze ko nawe uteze gutirimura igihe Imana yavuze ko izagucirizamo. Aho Imana izagushyira ko nawe uteze kuhashyira bene wabo. Imana ibyibereyemo. Bigenze bite rero? Umutware yitwa Kandisesi nyuma y'imyaka igera ngo mu 10 yaje gusura General Rupogisi ngo araza ahageze abana ba umutware Kandisesi abo kwa Mitidateri wa wundi nyine wa wundi Kuro ariko batakita Kuro kubera ko badashaka kapfa. Ariko muramurikiye neza noneho nabo kwa Rupogisi tubigende gutyo ngo bajya gukina imikino y'abana. Nimba hari Imana yakubwiye uyu mwanya tuzawushirimumo kuko Imana ntabwo yashyizweho n'amatora ngo wenda tugire ubwoba yuko manda yayishobora kurangirana n'uyu mwaka ikavaho itabishoje. Upfa kuba warumvise Imana dusenga uyu mwanya tuza kugushirimumo. Amen. Ariko sinjye mubatereshe byinshi rakaze kabari. Azubune ni mutazivuga muri Covid ko twambaye udupfukamunwa wari kugira ngo utere haleluya ijana karavaho ni kwari kuzitera. Apo igihe twivugira. Ibituvugisha birahari mureke tubihimisha tuyavuga mbere tuyamare tuvuga Imana. Nibiza kutuvugisha tuzabwira Imana ko twayamaze tuyivuga yirwane. Bigenze muri kirara kaka ngo abana bafata imikino y'abana ngo wo kumutware Kandisesi ngo barebe ukuntu basa ngo bahita babwira Kuro ngo baze bapeti wowe n'udusanzwe wo kumushumba ivumbi ntacyo rigutwara tubera ifarashi. Ngo bakinaga imikino yo kubifarashi ngo no kuba umwana ngo bafata umwana wo kwa Kuro uri kwa Mitidateri ngo baramubwira ngo bifarashi ujye hasi hanyuma turajya tukugendera hejuru. Bahita babwira ngo barababeshye njye ntabwo njya bifarashi barababeshye. Bahita bavuga ati singinana namwe njye ntabwo njya hasi. Ngo babonye imikino igiye gupfa ngo baramubwira batapu subuni umwana. Bahita babwira ati vrema nico njye naritegereje. Ngo uretse Kuro makimana kuba umwami mu baperesi habaye abami babiri. Hari Astegisi hari na Kuro babaye abami bangahe? Babiri. Nubanga ibintu Imana yavuze biri kugenda bisohora. Ntabwo ari ngombwa ngo utorwe n'abakomeye wemewe ahubwo aho bizaca kuba biri mu nzira y'Imana yavuze. Muramurikiye ngo Kuro akimara kuba umwami akabwira umwana wo kumutware Kandisesi ngo aramubwira ati mva peti kora isuku ahantu umwami aba haranduye. Umwana aramubwira ati muze twe ntabwo tujya dukubura iwacu dufite abaja n'abajajati iyo mirimo ntabwo tujya tuyikora. Kuro ngo yivamo amuca ku rushyi. Umwana aravuga ati ngenda bibwira dadi. Ngavuze ngo arabibwira dadi ngo afata inkoni amukubita impande zombi ngo aramuherekeza aragenda amugeza mu rugo. Umutware Kandisesi yabonye aravuga ati c'est pas possible. Birashoboka ko umwana w'umushumba yakubita umwana wo kumutwara. Ngo bahita bavuga bati hoya iki gihano tugikomeze ndashaka kukubwira ukuntu Imana iri icyo yavuze. Muramurikiye ariko ibi ntabwo byumvikana. Reka tujye kubwira umwami Astegisi ko
hano haje agasuzuguro ku rwego rwo n'abana b'abashumba batangiye gukubita abana b'abatware. Itangazo ibitabo bivuga iki? Igitabo kiravuga, umwanditsi yaranditse ngo bafashe Mitiridateri bamukanda amatama, tubigereranye n'igihano kiryana kuruta ibindi bibaho. Ngo bamunaga mu nzu y'imbohe, ngo bamunaze mu nzu y'imbohe. Kuraho yarahagaze akajya avuga ati mfite ikibazo. Uyu mwana dadi ko mbona mumukubita, yo kubise uriya mwana. Barabese ninde wamukubise? Ngaho ati ni mumbaze. Muri gukubita dadi niyo wakubise uriya mwana. Ngo baravuga ati ko so wamugana. Peti ninde wakubise umwana? Ukuri avuga ati nige namukubise. Baravuga ati ni wowe wakubise uriya mwana? Ati nige namukubise. Ngo bamubashije kwa gatatu aramubwira ngo cyo nagisubishe. Ahubwo mushaka ikindi kibazo mumbaze. Nababwiye ko namukubise, mushaka ikindi kibazo mumbaze. Ngo Asigisi aravuga ati c'est pas possible. Uyu mwana ntabwo yari uwo. Ngo aravuga ati nimunshakire ise Mitiridateri azadusobanurire niba uyu mwana ari uwe, kuko aya magambo ari kuvuga. Ngo Kura ahita abona kubivuga ahagaze ntibihagije. Ngo aravuga ati reka mupfukamire rimwe, kuko ndabizi ko njye nawe twambanyije amapeti. Kuro ngo ahita apfukama mu maguru ya sekuru. Cyakora ibitabo ntabwo bitubwira niba Kuro yari yamenye ko ari sekuru ahagaze imbere. Wa undi washatse kumwica mbere y'uko abaho, Imana ibahuje bitwa amazina amwe, bose bitwa bari. Ngahita apfukama mu maguru ye. Ngaramubwira ngo data mwami nyagasani, ndabona gukemura urubanza byakugoye. Bashaka kuguha ingingo ziri bugufasha gukemura iki kibazo. Njyewe ubaze witonze. Twari turimo gukina n'abandi bana, hanyuma turimo gukina dukora umukino wo dutora umwami n'ifarashi. Hanyuma barantora bangira umwami. Ubu ndi imbere yawe ndi umwami. None ndashaka mubaza, uyu mwana amubwiye ngo akore isuku aho umwami yicara, aransuzugura. Wowe mwami mukuru, ndagira gushyiraho itegeko rivuga ko abami basuzugurwa uko babonye, hanyuma mubone kumana. Itangazo, nyina wa Kuro yari amaze imyaka igera mu 10 yarabuze umwana. Agiye kubona umwana. Ndashaka gusimbuka ngo bahita twihute cyane. Bafata Kuro ngo bamuriza ifarashi, nimba ari ifarashi bamwohereza kwa nyina Mandari. Ngo ageze nyina muzi impundu, ngaravuga ngo ndashima Imana, uyu ni umwana wanjye kuko turasijana ku ijana. Itangazo mubwira nahashaka gusengera. Byagenze gute? Kuro rero nasoma ibitabo. Gasengera hazasohoka urubuta. Tuvuge ngo amen. Amen. Kuro basoma ibitabo. Ngwari basoma ibitabo. Agwa ku ijambo riri muri iki gitabo Yesaya yahanuye mbere yuko kuraza. Nyina wa Kuro atamenye, sekuru atigeze amenya, abamunyuzemo bose batamenye. Ngo arisoma avuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta. Itangazo, Kuro yavuzwe ataravuka. Kuro yimikishijwe amavuta ataravuka. Abo yaciyeho bari batarabimenya. Igikomeye si ibivuzwe, igikomeye n'ibyo wavuzweho mbere y'ukuza. Ijambo rifite agaciro uyu munsi si irivuzwe nonaha, n'iryo Imana yakuvuzeho mbere y'ukuza. Ntabwo uri impanuka, ahubwo waje Imana yaravuze. Kubera Imana abashe mu izina rya Yesu. Wahita kwira nyina aramubwira ati mama tworoherane, tugiye gusenga. Mama tworoherane. Ngo nyina ati habaye iki? Ngaramubwira ati mugiye gutera kudeta papa wawe. Nyina ngaramubwira ati ubikuye? Ngaravuga ati mbere yuko data amenya na mbere yuko umbyara, dore ibintu Imana yavuze. Yavuze ko izagendana nanjye. N'inzugi bakingisha zose Imana yazivuze mbere yuko bazishira. Ngo Kuro abwira nyina aramubwira ati ngiye kugenda. Sinshaka kuvuga iby'abandi bahise bahaguruka n'ibindi tuzabivuga. Ngo nyina aramubwira ati ngiye kukubwira, uzi ko bakingisha inzugi? Inzugi? Uzi ko bahingiza ibihindizo by'ibyuma? Inzugi z'imiringa? Ibintu byose? Ngo nyina aramubwira Kuro aramubwira ati ikibazo mugira ni uko mudasoma. Ibyo bihindizo byose Imana yavuze ko izabicamo kabiri. Icyo tuzabajya ni ukujyayo, naho gucamo kabiri ni iby'Imana. Ngo nyina aramubwira ati inzugi bakingisha? Ngo Kuro aramubwira ati ikibazo ni usoma. N'izo nzugi mbere yuko bazishyira yavuze ko izazicamo, izazimenagura.
ngo nyina amubwira ati ibyo ndabyemera ariko ntabwo haringaniye ngira amubwira ati umva ukuntu yavuze yaravuze ngo irabizi ko hari imisozi ariko iziye yajya ahataringaniye izaharinganiza ariko abantu bavuganye n'Imana tuvuga ngo amen. Kandi ikindi yavuze ati izanjye imbere ahataringanika haringaniza inzugi z'imiringa ikazimena ibirizo by'ibyuma bikabica mu kanwa bamubwire dusenge si wowe ahubwo hariho icyo Imana ishaka si wowe uriho ahubwo wowe ufite icyo Imana ishaka kuzaba cyo. Kabiri ntabwo hakomeye ibivugwa hakomeye icyavuzwe mbere y'uko uza. Gatatu Satani ntarwanya wowe ararwanya icyo uzaba cyo. Mutangarize rero ntabwo uri impanuka abafitiye Imana icyizere duhaguruke dusenge. Ni ibyo byonyine naguhaga muri uyu mugoroba bamubwira ngo ntabwo uri impanuka nturi kive hejuru ahubwo uri uw'Imana yawe. Noneho yabwiye Yeremiya amubwira ngo nakumenye ntarakurema. Nubwo turi abantu Imana yavuzeho mbere y'uko tubaho, turi abantu Imana yizeho mbere y'uko tuza. Kataloge isobanura ubuzima bwacu Imana irayisigarana. Tugiye gusenga nari kuguhumuriza ngo ibiba byose ibitera ubwoba byose ibiguhagaritse umutima byose ntabwo waje nk'ikive hejuru ahubwo waje Imana yaravuze. Tuguzamuriye amaboko Uwiteka.